Imitwa bayijyanye ariko basiga ibiremyana bayisiga mu rutoki bayita mu rutoki. Aba ni bamwe mu baturage bavuga ko babuzwa amahoro n'abashumba birara mu rutoki rwabo bakabatemera insina imitumba bakayigaburira inka zabashebuje. Abashumba rwose baturaje batujambije hano muri Rubavu. Babamereye nabi. Batumereye cyane rwose batumereye nabi cyane. Gute babamereye nabi? Imba batumereye nabi nijoro batumidoka nijoro. Twarye bakacunga twaryamye. Nyuma yaho bate mu rutoke nijoro. Ubwatsi bumaze kubura abashumba bahuka mu rutoki rw'abaturage. Bamaze kwahuka mu rutoki rw'abaturage aho umutumba wari ugeze ku gihumbi. Baratujengereje cyane. Bundi kunumbye mbibona bazashake buri muntu ufite famu y'inka. Nibarangiza bajya bafata umushumba afite ibyangombwa. Niba adafite ibyangombwa umushumba bamwirukeho tureko tuzagira umutekano. Giye mu makuru mfite kwisi abashumba ratujujubije kandi abashumba ndibavuka inondi bagira utende yamwe avuka ikandarante. Abaturage bavuga kandi ni kibazo gifitwe n'abashumba ngo kuko bahabwa amafaranga nabashebuje yo kugura ubwatsi ariko barangiza bakajyana mu nzoga n'indaya bwakwira bakitwikira ijoro bakajya kwangiriza imyaka y'abaturage. Hari gihe anywera nk'amafaranga yashebuja noneho yanywera akajya kwiba umutumba noneho rwarugomba rugatuka. Bose babaha amafaranga bari kubaha amafaranga nyuma yaho bakajya kwanywera ushobora kusha mu ndaya no kunywa zanzuga zisanzwe zo kuhasindisha. Bamara gusinda nijoro saa 4 saa 5 bagataha bagata mu tugiho abaturage batemagura. Abashumba bagira amasaha nimugoroba ugasanga bagiye kunywa inzoga bakadutesha umutwe mu uyu mudugudu wacu bakatubuza amahoro. Abashumba niba ba boss babo babana amafaranga bakayafata bakigira muki mu ndaya no mu biki no mu biyobyabwenge bindi. Amafaranga ba boss babo babahaye bakaja kuyanywera no kuyahonga indaya barangiza bakaja gutema intoki z'abaturage. Bakomeza bavuga ko uretse gutinya amategeko ya leta abuza kwihanira ariko ngo bitewe n'urugomo rwabo rumaze kubarenga ari ibishoboka ngo nabo babararira ijoro uwo bafata bakamugonyoza. Bo usibye gutinya leta abashumba ndibatunanira pe ndabatunanira rwose. Dore bana batego bari hano umushumba yatunanira oya pe uriya oya pe imana birebe ahubwo muri amanebwe ntago nuko twitonze twuworo kuzabona tubakaraze guteze none se azandemira igitoki cyanjye umwana gorambika hasi mumfashe se ngamunyamurambarira namukaraga pe. Dutiye amategeko maze udatinya urafata umushumba nyuma yo kumufata waba ukoze ikibazo kibi cyo kumubwira nabi leta gakurikirana abo leta ni duha amahoro n'umutekano ubu dufasha umushumba twitenda ko tugirute inzira atemye tumurangiza ikibazo. Ngo mutabo murangiriza ikibazo naso mudatima inzira y'umuntu ndabakwishe. Umuyobozi w'umurenge wa Rubavu by'agateganyo Fra Jeannette Mukamusoni avuga ko ikibazo bakizi kandi ko bagerageza kugikemura uko bashoboye ndetse ko n'umushumba ufatanwa umutumba ataguze nyiramatungo abagomba kuwuriha. Ku kibazo kivugwa cy'abashumba bavuga ko baba batema insina z'abaturage iki ngiki turagikurikirana cyane kuko umuturage ugaragaje ko insina ze zatemwe dukurikirana umushumba tukamenya aho izo nsina zatemwe kugeza aho nyirinka cyangwa se umworozi tumumenyeye akaba ari gukurikiranwa arazishura by'umwihariko nk'ubu ngubu mu kagari ka Buhaza aho byagaragaye uwo muturage yarakurikiranywe arazishura yishyura insina kandi arihanangirizwa ku buryo bitakongera. Ibi rero byaba ari urugomo nk'uko n'undi yakora urugomo ariko dukomeje kubakurikirana no mu minsi ishize twakoranye inama n'aborozi tugira ngo tubihanangirize yuko umushumba uzanye umutumba atawuguze umworozi ari ugomba kubiryozwa. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper avuga ko igisubizo cy'urugomo rukorwa n'abashumba kiri mu ntoki z'aborozi batanga akazi. Akagira inama aborozi ko mu gihe bagiye gutanga akazi bagomba kubanza bamenya imyitwarire yo bagiye kugaha. Abashumba n'abaturage bagomba kuba bazwi kumenya abari bo mbere na mbere bafite aho babarizwa umutekano waho babarizwa nabo barawushinzwe
so iyo rero tubonye nk'abashumba ntago tubarebera mu bushumba ngo tuvuge ngo umushumba wese ni umunyarugamo oya, ahubwo tureba umuntu wagize urwo rugomo, umuntu ufite imyitwarire mibi tukamukurikirana ku giti cye ukwe, ariko tugasaba n'aborozi bahaye akazi abo bashumba mbere na mbere bakamenya ngo ninde tugiye guha akazi, afite iyihe myitwarire, hanyuma akazakomeza no kumukurikirana akarebana umuntu ufite ibyangombwa se, ni umuntu ufite aho avuye hazwi, akavugana n'aho avuye bakamubwira ko hari umuntu ufite imico myiza, yaba adafite imico myiza ntamuha akazi. Ibyo rero ni ibyo ngibyo dukomeza gukurikirana, noneho tukanabegera kenshi abayobozi bakabaganiriza kugira ngo batazajya hazamo abantu bazana imico mibi bakihisha mu bafite imico myiza tukayoberwa kubavangura. Ibyo rero nibyo dukomeza gukurikirana, tukagirana ibiganiro kenshi n'aborozi ubwabo, kuko aborozi nibo bafite igisubizo kurenza abandi bose. Mu gihe hirya no hino mu karere ka Rubavu kigaragara inzuri zikiri hagati mu mirima y'abaturage, abaturage bavuga ko intambara y'abahinzi n'aborozi itazegera icika burundu. Rafiki Kabenga, ITV i Rubavu.